turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo duhaye uburyo bwiza muri iki gitondo kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Muri kumwe n'umwungeri Reverend Rwigina Esroni w'itorero rya Holy Pentecost Church, kuko tubimenyereye muradukurikira kuri ya channel yacu Holy Pentecost Church Nairobi TV. Tugira ngo twongere kandi tubasabe abadukurikira mwese kugira ngo mudufashe gukora subscribe, like, comment, share, muzaba muduteye inkunga ikomeye. Hanyuma rero turagira ngo tuganire ijambo ry'Imana umwanya mutoya dusanga mu rwandiko mu gitabo cy'ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Marko igice cya 5 umurongo wa 25. Aho ngaho turahasanga inkuru y'umugore warugize imyaka 12 arwaye. Icyo dushaka kuganira mu magambo magufi, turagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo kuvana amaso ku kibazo ukayahanga igisubizo. Kandi igisubizo kiri muri twebwe, igisubizo kiri muri yewe nawe. Ukavana amaso ku kibazo ufite, kuko uyu mugore yaragize igihe kirekire ari mu bibazo by'indwara. Bibiliya itubwira kuko uyu mugore yari yaragize imyaka 12 agerageza gushaka ubuvuzi, ariko ntabwo yari yarabashe kubona. Agerageza gushaka abare murengera, ariko ntabwo yari yarabonye abamurengera. Bibiliya tubwira ngo aho yumvaga abavuzi n'abaganga bose, ngo yari rukankaga akabashira ingemo nyinshi, ariko nanone agatahana ikibazo ciwe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo muri uyu mwanya tuvana amaso ku bibazo dufite, tuyahange igisubizo. Igisubizo cyagombaga guturuka mu Mwami Yesu, kuko mu bakomeye ntacyo yari yarabonye, mu bavandimwe be nta gisubizo yari yarabonye, mu nshuti nta gisubizo yari yarahakuye, umugabo we nta gisubizo yari yaramuhaye. Uyu mugore yari afite ibibazo bitandukanye bikomeye, ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo igihe kimwe kigeze ngo yumva Yesu Kristo ko yagenda kiza, ngo aravuga ngo nanje ngomba kumukiza. Kandi dusanga yari afite ibibazo bikomeye cyane yagombaga kunyuramo. Ijambo ry'Imana ritubwira kuko yari afite ingorane zikomeye, yari afite ibibazo bikomeye cyane. Yari yagize ikibazo cya mbere ngo yari afite ikibazo cy'indwara yiwe riteye isoni. Indwara ngo itaramuhanguraga kwinjira mu bandi bantu, indwara itaramwemereraga kuja mu materaniro y'abandi bantu. Ariko Bibiliya iratubwira ngo uyu munsi ngo aravyirengagiza, aravuga ngo nubwo mfite indwara y'urukoza soni, nubwo mfite indwara iteye isoni, ariko ntabwo nzakomeza kuguma mu kibazo. Aravuga ngo reka nivyivanemo, reka mpaguruke ngende, nubwo bitemerwa n'abayuda, nubwo abantu benshi batanyemerera kwinjira hariya, nubwo nagombaga guhabwa akato. Iyi ndwara yari indwara yo gutuma umuntu ahabwa akato, amasazi yaramuzengurukaga, ariko aravuga ngo nubwo bimeze gutyo, reka mpaguruke nje gukora ku Mwami Yesu. Arahaguruka aragenda ahakora ku Mwami Yesu. Bibiliya itubwira ijambo rya kabiri ngo yari afite ikibazo ca santé physique yiwe, ikibazo cy'ubuzima bwe bwari bwarononekaye. Kugira imyaka 12 uva amaraso, ubuzima bwiwe ngo bwari bwarashize. Yari yaraganda, yarananuka, arashia, agira ikibazo gikomeye, aronda. Nukuvuga ngo yari afite ubwonde bukomeye. Ariko aravuga ngo nubwo ntambaraga mfite, nubwo ntambaraga zimpesha kwinjira hariya ngo mbashe kugera muri bare y'abantu, kuko yagombaga kubishiganya, yagombaga gupenya akinjira. Aravuga ngo nubwo bimeze gutyo, reka ngerageze nihate ngo yiheze imbaraga, yisubizamo imbaraga. Aravuga ngo ngomba guca muri bare y'abantu ngagera ku Mwami Yesu. Yari afite ikibazo cya gatatu gikomeye, cyari ikibazo ngo yari yamaze cya environnement. Ibimukikije abantu bose bamubonaga, yumvaga ngo agomba yabateye isoni, yumvaga nabyo ngo byari bimuteye isoni kwinjira muri masse y'abantu, kwinjira mu bantu benshi byari bimuteye ikibazo, byari bimuteye isoni. Ariko aratekereza avuga ngo sinzaguma mu kibazo, reka ndebe kuko nahanga Umwami Yesu amaso. Ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 12 n'umurongo wa 2, biravuga ngo dutumbire Yesu Kristo wenyine, niwe banze ryo kwizera. Aravuga ngo ngomba gukora ku Mwami Yesu, ngomba kumutumbira, ngomba kumugeraho kugira ngo ngere ku kibazo kugisubizo cyane. Yari afite ikibazo cya kane ngo yari afite ikibazo gikomeye cyane kijanye na economy. Umutungo ngo wari warangiritse, umutungo wose wo mu rugo wari warashize, urashira, kuko ngo aho yumvaga abaganga hose yagombaga kuhaja akahagemura ingemu, ariko ngo ntabwo bari baramuhaye igisubizo gikwiriye. Yari afite ikindi kibazo gikomeye, cyari kibazo cy'urugo rwe. Umugabo we yaragize imyaka 12 ari muri urwo rugo. Urumva nawe ivyakurikiragaho, urumva ibibazo byari bihari, byari ibibazo biremereye, byari ibibazo bikomeye cyane. Ariko aravuga ngo ivyo byose uyu niwe munsi wa nyuma wo kuza
kurangiza bino bibazo. Yisubiramo niko nari mbabwiye ngo yumvaga kuko igisubizo kiri muri we, igisubizo kiri muri we. Kibazo kindi, umuco na religion, critique na religion ngo zari bikoye cyane. Umuco ntabwo wemeraga, religion yabo ntabwo yemeraga abagore, ariko aravuga ngo izo zose ndabyirengagiza kuko jewe mfite icyo mfashaka kugeraho. Yarafite ikibazo cy'abantu benshi bari bakikije umwami Yesu. Yesu ngo yagendaga mu itara ry'abantu benshi, ngo aravuga ngo ese nubwo no mubona, nubwo mfite iyo ntego, nubwo mfite uwo mugambi, ariko ndamugeraho gute kwa mu bantu benshi? Ariko aravuga ngo ndirengagiza izo zose. Biravuga ngo uyu mugore ngo arabyiganya, aragenda, arahaguruka, ngo aragenda neza, ngo aratwaganya akora ku mwami Yesu. Ijambo ry'Imana ritubwira neza, riravuga ngo uwo mwanya ngo akora ngo ku ncunda y'umwami Yesu cyangwa se ku musozo w'umwenda w'umwami Yesu. Biratubwira ngo amaze kuwukoraho ngo isoko y'amaraso ngo yari afite ngo irakama ubwo. Ngo imaze gukama Yesu nawe ngo yumva kuko imbaraga imuvuyemo, ngo aravuga ngo nimuhagarare hari unkozeho. Abantu ngo baramubwira ati se kuravuga ngo hari ugukozeho? Abantu ko barakubishiga nawe ukavuga ngo hari unkozeho. Abigishwa ngo baramwegera batabantu ni benshi ko barakubishiga, ariko Yesu ngo amenya kuko hari umukoronye intego. Yesu amenya kuko hari umuntu wamukozeho afite ashaka umufasha. Ngo wa mugore ngo amaze kwitegereza abonye kuko ngo Yesu adahishwa, ngo bitumaza imbere yiwe ngo mwikubita imbere, ngo aramubwira ngo nije babukozeho, narindwaye naringiranye imyaka 12 cyago none ndakize. Hari impamvu yatumaga Yesu Kristo yaravuze ngo ntabwo yashatse gukwiza uwo mugore mu ibanga, yashaka kugira ngo abantu bari bamukikije bose bamenye igitangaza gikoretse. Bavandimwe, ndagira ngo babwire ngo tuvana amaso ku bibazo duhange igisubizo cy'Uwiteka. Ibisubizo birahari. Vana amaso ku bantu, vana amaso ku bakomeye, vana amaso ku bavandimwe, vana amaso ku bandi bantu bose wogerageza gutekereza. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Hari uwo kwiringirwa gusa n'umwe, hari uwo gutumbirwa gusa n'umwe, n'umwami Yesu Kristo. Niwe tugomba gutumbira, niwe tugomba kwizera kugira ngo tubashe kumubona mu igisubizo gihagije. Uyu mugore ngo afata decision. Niyo jambo rya mbere, afata decision, aramaramaza, aravuga ngo reka ngende nkore ku mwami Yesu. Yumva kuko nta kindi ushaka kugera ku gisubizo cyawe, ubanze ufate decision. Ntabwo wafata decision, ntabwo uzamaramaza, ntabwo uzagera ku gisubizo cyawe utaramaramaza. Ntabwo utaramaramaza ngo uhaguruke ugende uje gushaka Uwiteka. Biravuga ngo mushaka Uwiteka bishoboka ko bonwa mu mwambaza akiri bugufi. Bakristo bavandimwe muri kino gihe cyanyuma, abantu ko barirukira ku bindi, abantu barirukira ku bapfumu, abantu bakirukira ku basenga, abantu bakirukira hirya no hino. Ariko nagira ngo babwire, haraho kwirukirwa ni kuri Kristo wenyine. Ni ufite igisubizo, ni wowe wenyine. Abantu bari kugenda kubera kwirukira abantu no kwiringira abantu, bakabayobya, bakababwira ibinyoma, bakababwira ibitari bishyo kubera kuko birukiye ku bantu. Ariko nagira ngo muvane amaso ku bantu, muyahange Yesu Kristo uzutanga igisubizo wenyine. Ikindi Bibiliya yatubwira ngo yari afite intego uyu mugore, ngo agira intego yo gukira. Aravuga ngo ngomba kubahaguruka, ngomba kugira intego, ngo agira intego yo kumva kuko agomba gukira, intego yo kubona umwami Yesu. Aravuga ngo nimubona ndumva kukwira. Ngo yari afite n'amakuru ahagije, information zihagije. Hari muri ibyo bavuze, aravuga ngo hari amakuru amengo n'abagenzi bazera kuri imisozi iwabo. Hari amakuru y'ijuru dufite amakuru y'ubwami bw'Imana, dufite amakuru kuko Yesu akiza, dufite amakuru kuko Yesu ari umukiza. Niryo zina ryiwe n'umukiza. Sifa kwa Yesu. Yesu Kristo n'umukiza wabari mwisi, azadukiza indwara, akadukiza imitima. Bibiliya yatubwira ngo uyu mugore ngo yumva kuko kwizera kwiyo kuzamuka, aragenda ngo arinyenyegeza. Nubwo yari afite umubiri we wari waracitse intege, umubiri we wari warashize, ariko ngo aragenda neza, agera neza ku mwami Yesu, arahagera. Bibiliya itubwira dusanga ababembe bane, iyo dusomye igitabo cy'Abami ba kabiri ibice 7:3 tuhasanga ikibazo ababembe bane nabo bari bafite. Umudugudu i Samariya hari harateye inzara ikomeye. Inzara igeraho abagore batangira kurya abana. Inzara igeraho ngo batangira kwifuza kurya amahurungure y'inuma akabari basangira. Bibiliya iratubwira ngo umunsi umwe bamaze kurya umwana w'umugore umwe, mugenzi we ngo aramubwira ngo zana uwawe nawe tumurye. Bibiliya iratubwira ngo mugenzi we ngo arahakana, aravuga ngo ntabwo twarya umwana wanje. Ngo batangira kugirana ibibazo. Noneho ngo arangiza umwami Yesu, arangiza ngo umwami ngo aca hejuru y'inkike, ngo aramuhamagara avuga ngo mwami wandengeye. Ngo umwami aramusubiza ngo se na Uwiteka atakurengeye nakurengera gute? Ngo aramubwira ngo se ibyo kukurengera nabikurahe?
nabikura mu rwengero, nabikura ku mbuga, nihe nabikura? Ntaho byava. Ngo umwami ngo amenya kuko mu mudugudu wiwe habaye ikibazo gikomeye. Ngo aravuga ngo se Elisa aracyaba muri uyu mudugudu, umuhanuzi ari hehe? Elisa ngo aravuga ngo mugende muje guca, abwira ngo mugende muje kumuca igihanga mu rugo rwiwe. Elisa ngo abo bari bari kumwe, ngo arabwira ngo umwami atumye umukikoma ngo bakuza kunca igihanga, ngo ariko mugende mukinge. Ngo arabwira ngo reka babwire ngo ejo kiki gihe mu gitondo indengo y'ifu ngo izari hayigura shekeri imwe. Igikoma ngo cy'umwami cyari kiyageze, ngo kiramubwira ngo nubwo amarembo y'ishubi yo kinguka, ngo ibyo ntibyaba muri Samariya. Ngo aramubwira ngo izuzobirebesha amaso, ngo ariko ntabwo uzabirya. Bibiliya itubwira neza ngo babembe bane nabo bari mu kibazo cy'uyu mugore yarimo, bari mu kibazo gikomeye, bumvaga baraciwe, bumvaga barahawe akato, bumvaga nta muntu wabarebaga mu mategeko y'Abayuda. Iyo umuntu yagiraga ibirembe yagombaga guhabwa akato, nta wamuvugishaga n'ibyo kugira ngo babiheraga ku marembo. Uyu mugabo aba babembe ngo bane baratekereza ngo baravuga ngo ese nituguma kwicara hano nugupfa, nidusubira inyuma nanone nugupfa, nituje imbere mu Basiriya nanone nugupfa, reka tugende tuje mu Basiriya. Bibiliya iratubwira ngo Imana, Bwana asifiwe, Imana ngo yumvikanisha imirindi yabo ngo kakujya kwa mashara de kombe, kakujya kwa amagare y'amafarashi y'intambara. Imana ngo irayumvikanisha, ngo baje kumva bumva gusa ngo bumva ngo namagara Abasiriya, bumva ko ari amagare, ngo baravuga ngo umwami wa Israeli cyangwa se umwami wa Siriya ngo wa Samariya ngo yakodesheje abandi bami bagera kuri 4, bati none turashize. Ngo baravuga ngo reka duhaguruke tugende. Ngo barahunga bava mu mudugudu mu mahema yabo, ngo abebembe bane ngo barijira neza muri wa mudugudu, ngo bashike bahasanga ibyo kurya muri ya mahema, ngo bararya baratabaruka, baza kuvuga amakuru Samariya, amakuru meza, amakuru y'agakiza, amakuru meza. Ababembe bane bari baraciwe, batari baravuye mu bandi, batari bafite amakuru, ariko ngo bariho bazana amakuru meza, amakuru y'inkuru ziza. Ngo ngoma barabwira ngo uyu munsi nimubwire abantu bave mu kato, nimubwire abantu bave mu nzara. Ngo baragenda, umwami ngo atuma abantu n'amagare, ngo baragenda bazana zavyo kurya. Umuhanuzi Elisa yavuze ngo wa mutware cyagikoma ngoma ngo gitangiye kubigabura, ngo abantu baramukandagana arapfa. Kubera kuko yari yagize kwizera guke, ngo yari yavuze ngo nubwo amadesha yo kinguka yo mwijuru ngo ibyo ntibyo. Ndagira ngo babwiye bene data, iki ni igihe cyo kuvana amaso mu bibazo dufite tugatumbira ibisubizo. Iki ni igihe umuntu wese avana amaso ku bibazo. Muri kino gihe hari ibibazo byinshi abantu bibaza. Iyo tureba ibintu abantu ko bari bazi ibibazo byinshi rwose bimeze gute, bareba ibizorezo byabikubita bakabaza ibibazo, bareba indwara, bareba ubukene, bareba ikombe bahabanyuramo, bagatangira kwibaza. Reka kubwire ngo vana amaso ku bantu, vana amaso ku banyabwenge, vana amaso ku bakomeye, vana amaso ku bakire, vana amaso ku nshuti zindi z'umubiri. Izo zose zo gutererana zo gusiga, ariko dufite inshuti nziza, ni umwami Yesu. Niwe wenyine gusa tugomba guhanga amaso. Niwe utogusiga mu kibazo, niwe utogutererana, niwe utokureka. Yesu ngo arahagarara aravuga ngo hari wankozeho, abandi bose ntibari bamwitayeho, abandi bose baramusunikaga, abandi bose barakuvuga ngo afite indwara iteye isoni, ariko Yesu ntiyagombaga kumusiga kuko ni inshuti yacu nziza, ni inshuti tugomba kwisunga, ni inshuti tugomba gusanga. Niwe wenyine gusa ugomba kutubera igisubizo cyacu. Ndagira ngo basabe mbinginga cyane ngo umuntu wese avana amaso ku kibazo afite atumbira igisubizo. Mwami Yesu Kristo wenyine niwe gisubizo cy'ubugingo bwawe, niwe ugomba kukumara ikibazo ufite, nta handi. Yeremiya aravuga neza mu buhanuzi bwiwe, aravuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe, mureke kwiringira abakomeye, mureke kwiringira abantu. Ni kumurivya yaririmbye, aravuga ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, abandi ngo bakingira abakomeye, ariko ngo uzumwiringira akagukoza isoni, wakomeza kumuhanga amaso nta akagukoza isoni kuko n'umuntu ntacyo yoshobora. Ariko nagira ngo mabwire ngo dutumbire Yesu Kristo wenyine niwe baze go kwizera. Wenyine nitumugeraho, nitumukoraho tuzamusanga mu gisubizo. Ibisubizo birahari bene data, ni mwivane mu tegekeya, mwivane mu bibazo, mureke gutuma gukomeza gutumbira ibibazo. Umuntu yaza gupfa akomeza mu kibazo ciwe, gakomeza gatumbira ikibazo cyawe. Iyo ugitimbiye cyane bituma ukomeza kwigumamo. Ariko ndababwiye ngo nimuvane amaso ku bibazo, mutumbire ibisubizo biri imbere. Ibisubizo nta handi biva ku mwami Yesu, biva kuri Kristo umwana w'Imana. Niwe wenyine uzukiza, niwe uzukiza, azadukiza imitima, akadukiza n'ibibi. Niwe wenyine uzudutabara, niwe wenyine uzuturengera. Umwami aravuga ngo se Uwiteka atakurengeye, yewe nakura ibyo kukurengera. Bene data, nta wundi waturengera, nta wundi wadukiza, nta wundi wadutabara
keretse umwami Yesu Kristo wenyine niwe ugomba kuturengera akadutabara akadukura mu bibazo turimo. Iyi si mu bibazo bikomeye, iyi si yugarijwe n'ibibazo, abanyabwenge barabifite, abaperezida barabifite, abakungu barabifite, abantu bose ko baribaza. Ni ibibazo mu gitondo, ni ibibazo nimugoroba, ni ibibazo. Nuko isi nuko imeze, iri mu bibazo, irugarijwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, igisubizo kirahari. Ni ugutumbira Yesu Kristo gusa wenyine. Muvana amaso ku bindi, dutumbire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Bizatuma tubasha gusingira neza ibisubizo byacu. Kandi ibisubizo biturimo ni ukuhaguruka ugafata decision, ugahaguruka ugenda. Ni benshi dusanga mu ijambo ry'Imana bakomeje kugenda bavana amaso ku bibazo, batumbira kuko ari igisubizo. Yosuwa Bibiliya yatubwira ngo umunsi bari bageze i Yeriko, ngo yabwiye abantu, arabwira ngo muzenguruke mucecetse, igisubizo turaza kukibona. Abantu ngo bariko bitegereza inkike, abantu ngo bakareba inkike ukuntu ziresha, bakareba ukuntu zingana, ngo bakareba uko bimera, bakomeza ngo kwitegereza ibibazo uko bimeze. Ariko Yoshua arababwira ngo ntimutumbire zino nkike, nimutumbire icyo Imana yavuganye natwe. Imana yatubwiye ngo dusunguke gusa ducecetse. Biraba ngo barazenguruka gusa inshuro 7, ngo ku munsi wa 7 bazunguruka 7, ngo inkike ziriduka, bavana amaso kuri za nkike, basingira igisubizo cyawe. Igisubizo kirahari. Nimureke tuvana amaso ku bibazo dufite, dutumbire igisubizo kiri muri Kristo umwana w'Imana. Ndashoje mbasaba cyane gukomeza gutekereza kuko hariho igisubizo. Muvana amaso ku bibazo, muvana amaso ku bantu, abantu bo guhemukira, abantu bo kwiringiza ibintu, abantu bo gusezeranya ariko ntibabashe gusohoza. Ariko ndakubwira ngo Imana yigusezeranyije ikintu izigisohoza. Utabwiwe n'abantu, utabwiwe n'abakomeye, utabwiwe n'abahanuzi. Imana ikakubwira wowe wenyine gusa ukumva uvuganye nayo, byanga byakunda izagusigeza ku gisubizo ciza. Mukomere cyane, tugiye gusenga Imana tubasabira cyane kugira ngo umuntu wese avana amaso ku kibazo ciwe arimo. Mwami Yesu, kandi Imana igira neza, ni wowe gisubizo cy'ubugingo bwacu, ni wowe ugomba kudutabara, ni wowe ugomba kuturengera. Utaturengeye ninde muntu muri wowe waturengera? Ni wowe, muri wewe ni muhari mu bisubizo, muri wewe ni muhari mu bugingo, muri wewe ni wowe nzira, ni wowe kuri n'ubugingo, ni wewe mutsima w'amaraso uvuye mu ijuru, ni wowe nzira. Mu izina rya Yesu Kristo umwami, ni wewe muzayo w'ukuri, nta wundi, ni wowe dutumbiriye gusa wenyine, kuko ari wewe igisubizo tugomba kubikura. Asante kuko tugiriye neza. Buri wese bategereye ijambo, ureke umubere igisubizo mu bibazo byibahayanyuramo ntazi, ariko wowe wenyine umubere igisubizo. Asante kuko bikoze gutyo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugira ngo twongere tubasabe abadukurikira bose gukomeza gukora subscribe ndetse like na share na comment, muzamuduteye inkunga. Mwari kumwe n'umwungeri Rwigina Esroni. Amen.